wibaze ko Jihad afunguwe Buriyani atamusuye ari itiku. Inshuti ni Yesu. Jihad arinze afungurwa, Jihad ataka Buriyani inshuti ye magara basangiye kabisa nagaye bakambara bogisi imwe. Buriyani ntiyigeze asura Jihad. Urumva kagemurwe mageragere wagiye umenya iby'ubwiza n'uburanga ko ari byuzi. Ibi byasho bizubiza ute? Ngeze ko nagiye mvuga ibyo bambwiye, mvuze ko ariko bivugwa ko Buriyani atigeze anutse y'amazuru, ko batigeze bamusura. Oya yaramusuye, urabeshya yaramusuye. Umushu mufite ibihamya? Mufite ibihamya? Oya yaramusuye pe, urabeshye yaramusuye. hari igihe w'inshuti n'umuntu yaramusuye. Uretse gato Jihad nabambwe, genda ubambanwe na nyoko ituka kubitwe n'inkoka nkuboroke. Wogapfa we uramubamba kankubambe ntuzongere kumbona ukundi. Urakabambirwa inyongero munsi y'igiti kiri kwakamo umuriro itu. Uretse gato yaramutaye, yaramusuye. Jihad home, wowe wanditse Jihad home, okay. Semuhungu bari kumwe na Semuhungu bamukandeho. Semuhungu kangushyiremo hano tugende kanzamure Godfather yindi. Kanzamure Godfather Jihad tumukinire urusimbi nkikanzu ya Yesu. Ngewe ndi kuri hande rwaye zagatanga. narumiwe. Ko ntunzwe n'inkuru mukaba mukunda inkuru, uwabahagiye inkuru akaba agiye gutaha agatebe. Jihad none ntabwo ari buzana akagoma, arazana ingoma y'abaporoso bya bindi binini bajya bakoresha muri Amibande, nibwo nitagiye kujya bavugiriza. Jihad home mwandikemo ngo Jihad home. Murabizi ko ntazi gupretendinga. Ngiye gutaha kwa Jihad biraza kunshimisha kuko urimo kumva Jihad mu rugo, kuko ntabwo ngiye belivinga ko umuntu nka Jihad urukumva n'uburyo afasha abantu bafite irungu, urukumva akangari agomba kuguma muri ntuzi. Ari impamvu vraiment ntabwo Jihad kurangiriza imyaka mageragere, ntabwo ngende kubikurura mu mutwe ngo byumve. Oya pe, natahe agere mu rugo sama Jesus. Godfather ari he? Musharingi live mubwira abantu bose babyuke. Hano abantu ku rukiko nohereje bamaze kugerayo, bagiye kuduhereza update. Mwumva musharingi live kina la Yesu. Twagiye mwese. So aba bantu nubwo ibintu mwabigize ibanga, ntabwo mwabigira ibanga. Reka mbabwire ikintu kimwe, ibintu mugomba kumenya. Jihad yarafite abantu bakaze. Amakuru mfite babagore, wewe urakina n'abadamu ba diaspora. Abadamu ba diaspora bafashe umuntu bita Fatikaramu ngo bagiye kumwirukana. Fatikaramu urya yanyu bahita baguhanyuko baragutumura kuko ntabwo wakoze akazi nkuko babishakaga. Wowe bagiye kukwirukana hubu. Umuntu bita Irene, urukumva, umuntu bita Irene niwe muntu ugiye gusigara mu kazi, urukumva. Nese arasigara yatashye inde ni ukuvuga ngo Irene arabasigaramo yatashye. Ariko se reka nze nkubwize ukuri mani, reka nkubwire, ariko aba badamu nzafata umwanya wo kubereka isi inshuti n'aba bantu. Ibintu bavuga abadamu ba diaspora ntibagira urukundo bro. Aba badamu bakoze ibitangaza, bakoze ibikomeye bro. Bakoresha amafaranga n'agafaranga, bishyura abanyamategeko. Muzane business ideas, muzane abantu, kazana amagara kankoboroke wakibura buryo we kakubitwe n'inkuba ipfu ubushita gusa, urasa nabi gusa. Rosemary si cya kigarasha buriya. Iki ngiki nacyo ndakiborotse. Fata boroke babere ya nyoko, fata boroke.
byihuse ariko kuboroka mbikunda kubi. So twihute rero. Keza yaje umuntu muri comment. Ndakiboroka uretse gato inde. So twumvikana ikintu kimwe. Keza. Godfather hagira undi wandika gabanya ibitutsi katukurubura nka rusake undi arikura tukana Keza yaje. inde Keza nuwuhe Keza uvuye guhamagara nawe uzi. uvuye guhamagara he Nta Keza uhamagaye mu kanya ubyukije. Keza tiriska Keza zamuka sheri Keza watanze ikirego sheri ngwino gusa gukundira iki. oya ni ukuvuga ngo hano kuri iyi pano tugomba kubana n'abafashije Keza kamuhiya Keza vayo hano Keza ngo Jihad yakwisiki ubu turi kuvugana ugomba gufata indabo ukajya kwakira umushu ku rukiko kuki uri kuryama ugasinzira undi ari kuribwa n'imibu mageragere ngwino uje kumwakira koko wagiye wihangana amahoro ariko se ni gute mushaka kuryama Jihad avuye majya mugo thank you so much my love uyu ndi muntu ruko mutugofero sam ekose wogapfa we ubyohereje rimwe nyiberwa ubyohereje ngo ninde Samusu ukomeza utumaremo mujye muri gift gallery ya Godfather muyivanemo baba nizira ry'Imana de babuze kwavanya makarabo konyine ariko mugira umutima wa kimuntu yemwe bantu Samusu ongera uvanemo kandi kagofero harabura aho tutuni kunyuka mujye muri gift gallery. So twumvikane rero umva Keza wabonye ikintu bita imbaraga z'urukundo wabibonye abantu baravuga ati ntabwo umushu urukumva ntabwo bashobora kumara igihe kingana gutya magerageza baravuga ati ikintu kigomba kubaho urukumva uze gufungurwa n'agapipi ke bihuriyeho ibibimbo n'abanditse Godfather nawe ntabwo waba wifuriza umuntu gutanga uzishyiraho bino bintu. uzi ko biriya bintu nahurudutse nkafata ifoto kuri Google numva ko agiye kutubwira inkuru y'umuntu bitaga pipi sinamenye ntabwo nari nasomye urakoze uzi ko nabibonye mu izina rya Yesu n'iyo foto mujye mumushyiraho ifoto yindi pe uzi ko ntari nasomye ngo ndebe mani uzi ko ntari nabibo uzi ko numvaga nahundutse numva ko navuze ngo Yesu Keza afite igihumbi muhungu yari yabyenjoyinze umva oya urakapfa gusa Yesu uvuga umva uko byagenze kivuye Keza urakoze ese urukumva njuga numvaga nagiye kuri telefone numvaga ko nasanye ifoto yanditseho ngo aje kubabwira inkuru ya Gapi ntabwo nigeze urakoze mubaza uhita ngo niyo topic azavuga hejuru je ntabwo nari nasomye neza ariko gugwiza ngo niyo ngo iki ngo niyo topic azavuga hejuru urakoze sinubaga mbwira ngo azabwira umuntu bitaka pipi ubundi Godfather tuzakwiteka yitwa Nansabura kayiko nansabura shano ukuri kumana abashumu babarire ndabure nabi nabwanutse ndasama sinabibona urabwanuka se kabiri naturitse Yesu ubwo abashuzi bavuga ngo ndi kumushigira n'ukuri kw'Imana afungurwa ni izina ry'Imana abantu ntibambone nabi yego ko gitare cy'amahanga abashumu bonyonyo wowe ukora umugambanyi uzi ibintu by'agapipi bihuriye uri igicucu urakoze Jado fata broke ariko burananye kumuzanye namucurika urumva baberanye mushaka zina waje ndumva nanjye nzisaba ntabwo nari nagoswe aratuzendukiye shani yo ishime hano ndiko uzi ko Jihad avuganye n'umuntu ku rukiko aramubwira ngo uponyonyo ariko urahimba mana yanjye ntimbiki sisi uzi Jihad iyo mikino ntabwo yayizana ku rukiko ariko reka mubaze we Keza iyo uvuga ngo ndahinda ndakubaza sinjye gukangura abanyamakuru mbabwira ko Jihad afite urubanza ku rukiko ari n'ikiwerewere cyari kibizi ukangura abandi se n'ibande batabizi wari usanzwe ubizi madame ukanguye umwe cyangwa babiri hari abandi wari usanzwe ubizi ko Jihad ari burano uyu munsi Keza ndabizi nyine wari ubizi
barakwibwiriye kwezi nyine ndapfuye nta yewe nubwo babagore ni ba baraburana bagiye kuburana mu kanya yewe mwamwumvishe abashu mwamwumvishe ko bamubambishije bagifite amakuru bashaka kumutsindagirayo ntunshingeho godfather umbabarire urumva sundamukire muri iki gitondo mubambisha umva se mada mubambisha kubera iki umubambisha ndakuvuze mvuze izina none se uvuga ngo mwabumvishe sinjye uri kuvuga Semuhungu ntabwo ari kuvuga se muhungu se singuye njye ugiye nawe gutanga ubuhamya ntumushingeho nawe bwande bwa jihad ziko nani ubundi se keza atashye bitwaye keza ubu natangiye uzane ubuhamya uzane wa mudamu wo muri byatwaye Australia erega ntabwo ari ariko atashye bamuhamagaye bitwaye iki asinziriye ndakubaza ntabyo yarazi kampamagara Eric nimero ya ntabyo jihad yarazi kampamagara nimero ya jihad ndebe nibicamo ariko se ubu ntayo oya mu kanya godfather atashye bitwaye iki ndakubaza ntacyo biramindura urabona nubwo ntacyo binyongera ku buzima mwivuga ngo atashye kuko arataha nyine umva I mean uzi ko wagira ngo twamuciriyeho iteka ni godfa ntabwo wigeze wumva cyagiye turi kugushimira tawa nyine kuko rwose yaravuze ntimwamubambye yego ye oya keza yaravuze ngo sawa ibya nyine jihad agiye kubikurikirana ngo inde kandi ngo bizagenda neza keza cyagiye hano kuri space yawe igihe yari ari kugushimira mwihorere uwo nguwo aba aryamye yaravuze atari aho yaravuze hano kuri space yawe ngo ibya jihad agiye kubijyamo ngo kandi bizasozwa neza ngo kandi ngo azamubabarira yabivugiye hano cyagiye turimo none se wibaza ko turagushimira keza mba muhamagaye kubera iki si uko yamaze ko yamaze guhindura uruhande erega yamaze kuba umushu erega nuko mutanabizi erega keza njye buriya ntabwo yabagize ndi umushu ariko ntabwo yavuze ko ari erega iyo umushu keza yabagize yaravuze na ngo godfa ngo ndabizi imbabazi wavuze ngo nzataha ubaye byagutwara iki erega mba ndi kugisaza nta bintu erega keza mba by'abashu musaza n'abatari abashu njye nzongera kujya ntukaremereze mutuye mubinkuremo umva we nimba keza munkunze umuntu nzajya mukunda nyine kuko mukunze ibyo bintu by'amagurupe ngo yafite gurupe yitwa gutya okay ngo afite gurupe ndi yitwa kukubaza gutya mubinkuremo ndi kukubaza keza keza urankunda ntabwo unkunda wawukubita nk'inkonji ubundi nkabona kugukunda uravuze wawukubita inkonji nkabona kugukunda unkubise inkonji mu mutwe nahita mpfa ubundi nta mugabo ukubita umugore ni ibintu shago difa ndawukunda pe ni ukuri igana Semungu ni umufana mukuru wa jihad nubwo aba yijijisha ujya wumva ukuntu atuvangamo gake gake abo se njye namwangira ikimara njye ariko rero namwingira ngira kambabwire mwa bantu mwe abantu bose bari hano barabizi namwingira ngira nta nubwo ndi umugome iyo nza kuba ndi umugome mba naramushumitse nkamutwika cyangwa nkazamukoraho ibiganiro kuva yagenda uriya mukungu naramukora ibiganiro muvuga nawe cyangwa niva ndishimye ngo nagenda ahereye ntajye mureka gusebaga nese nuko nadafite umuntu wo kubivugaho aho ufite ahubwo nuko uko ndagize nanga ariko nawe ugira urenzaho bro ntango ngiye mfite ubugome bugeze aho ngaho bw'indengakamere ndaje ngusubize tante n'abacu janine gatere tante utyo ariko nisanze aha hantu gutesha ninde se uri kudusuhuza samusuri ndakumanura ariko agira gusuzugura abantu wese samusuri wafunga karakukunyaho Yesu ashimwe godifada narimbuze ariko umwuka w'Imana ambwiye ko nta kidashoboka yego rero ni ugutegerezaho gakeya nko mu minota 30 ndabaha igisubizo cya nyacyo manuka kutavuga byo hano hari mute your mic ntukatuvange andika muri comment ngo Eric Semuhungu nani mu rugo hanyuma Semuhungu uravuze ngo gucyarya di umbwiye guki mada garuka numvi waruvuze warukoze statement sinayumva neza nari ndi gusoma inkuru ya Sylvain nyine mva my statement yego abantu bakubije bambazaho unahari bambaza ngo mbese ngo ndabyakiriye gute kuba aje gukurana ku ifunguro ryiwe cyangwa natanda bifata gute cyangwa naguma ndabifata gute sibyo my answer ni iyo since igihe bamutwe mageragere
nta biganiro namukuzeho byeruye bivuga ngo ngende ndishimye ko bamutwaye Mageragere urabizi kuva bamutwaye sibyo sindanakubara live ngo ndere ngo nishime ndaberwa ibyo ndi kwishimira sibyo ubwo rero nzi nta mutima mubi ngirana n'ubugome yego si umwana wanjye gusa yigeze kuba inshuti yanjye nk'uko twabivuzeho harimo n'amategeko sibyo ntabwo ari njye wamufungishije sibyo ubwo rero abantu bambazaga ngo mbese natana byakira gutya cyangwa ntabwo usubirayo ndabyakira gutya nataha ni byiza ndizera ko iyi minsi igera mu kwezi araba yize iminsi yamaze muri RIB niyo yamaze Mageragere kugira ngo ukwezi kurashize bamufashe sibyo ko bamufashe kuri 26 so turi 29 ukwezi gushize so ukwezi kurenze iminsi 3 tugera kurashize so niba ari umuntu wumva yarize kandi bamuhaye n'isomo ariko niba atize akagaruka kongera agakora biriya bintu tugiye abirirwa bamuririra namwe muzabibona kuko nanjye nigeze kumuririra ndi muri Canada navuye muri Amerika ndi muri Canada yadutse Philipita baramufunga then uko twabonaga muri noze yanjye ariwe ushinzwe ibintu bya finance mu Rwanda n'imiki byo muri Best Family Forever mera nk'umuntu uhungabanye mamagara ba Sharina Nina ba Muyoboke ba Philipita ba Nita Pendo kugira bangeze kuri Philipita musabira imbabazi amubabarire kuko yarafungiwe kuri Lagarette 2019 yavuyemo ngira ngo azabireka ariko nyuma yongera abikomeza so anyway kugira ngo nateyare ijambo nyine tujambe kuri conclusion yes nasubirayo ntacyo bimwe nta nicyo bimbungabanyijeho kuko ntabwo dusangira ibiryo bimwe ahatuye naho biratandukanye n'ibyo akora n'ibyo nkora biratandukanye gusa nanavamo nabyo ni byiza pe ngiye nk'uko mbivuze iminsi 30 maze yarize ariko ntabwo tubishyiramo amarangamutima ngo tuvuge ngo umuntu nataye nk'uko ejo bundi wigeze kubishyiramo amarangamutima mutuma bamumanura kuri 30 jours ahubwo thank you rero kambabwire tukiri aho ngaho urumva ataravuga ngaho andikamo hasi muri comment ngo Jihad home umva rega mbabwire ahubwo mureke mwe muri kuganira ku bintu rero bitari byanagera mureke tuvuge azataha kuko ntabwo ntabwo urukiko rutabisoma umwanzuro Mane reka njye nta mutima mumengira gudufa wowe ibyo utekereza ni kuri wowe nuko nabivuze navuze ukunda gize abantu mwese mwandike kuri Semungu yanditse ngo Jihad home tugende ndagukunze cyane mwese mwandike nta mutima mumengira kandi ndabizi we ubabari ku hano ariko mvuga nabi yenda kuzi ko nta mutima mubugira ahubwo ushobora kuwugira mu minota mike mwese mwandike mu Jihad home mwereke urwo rukundo Godfather oui uyu munsi bagiye kuburana ku bujurire urukiko rufata iminsi yo icyo turabizi icyo tumushaka nuko aza amere nka Kejoni singu yari hano se ntari kurya se ntagiye kujya kunywa intuza nawaze akurikiranwa ariko ari mu rugo aryama sure igihe kigaza aje ku rukiko urukumva ariko ari hanze ari mu rugo ariko wowe kurangiriza umwaka Mageragere wowe ngaho vuga numvi nawo mwaka wa mbere umuntu abahuye nibyo tudashaka aje mu rugo ibyo bindi bizakurikire nta kibazo ntacyo bitwaye ariko ari mu rugo reka aba master plan bari kubumva hano bakoze ibyo bintu byose ndi kubareba hasi ndi kubabona bakoze buri kimwe so mwe ku wundi nkuye namwe mwese nabarya trisam kabahemba batatu se